Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tujye guhera mu ntara y'Amajyepfo aho inkuru iriyo ifite umutwe ugira uti abarezi bavugwaho gusambanya umunyeshuri bakamutera inda barekuwe. Uwahoze ari perefe ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri witwa Mugabo n'uwari mwarimu witwa Venuste Somana baregwaga gusambanya umunyeshuri bigishaga bakamutera inda, aho bose bakoraga mu ishuri rya Saint Trinité de Nyanza bakaza gufungwa barafunguwe. Ubushinjacyaha bwaregaga uwari perefe de discipline Mugabo Fideli ko yasambanyije umunyeshuri yareraga akamutera inda maze akayimukuriramo, aribyo byiswe icyaha cyo gukuriramo undi inda. Bimwe mu byo ubushinjacyaha bwashingiragaho bushinja uwari perefe de discipline Mugabo bwemezaga ko Mugabo yagiye asohokana uwo munyeshuri mu bihe bitandukanye amujyana mu tubari bakagirana ibiganiro bitandukanye kuri Facebook, birimo aho uwari perefe de discipline Mugabo yitanaga sheri n'uwo munyeshuri. Ikindi ubushinjacyaha buvuga ko uyu wari perefe de discipline Mugabo ari we wanaguze ibinini byakuriyemo uyu munyeshuri inda. Ibyo byose ubushinjacyaha bwabishingiraga ku buhamya bw'umunyeshuri washinje Mugabo ko basambanaga ndetse n'ubuhamya bw'abandi barimu barimo n'abari bafunganywe na Mugabo Fidele. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba barapimye uwo munyeshuri n'uyu wari perefe de discipline ngo barebe niba iyo nda yavanwemo yari iya Mugabo koko. Uhagarariye ubushinjacyaha nawe mu gusubiza yagize ati oya ntibyakozwe, ariko ubuhamya bwatanzwe n'abantu batandukanye burimo n'abakoranaga na Mugabo ndetse n'umunyeshuri uvuga ko yasambanaga na Mugabo koko yari umukuru azi ubwenge birahagije, bityo ibyaha turega Mugabo Fidele bikwiye kumuhama. Ku uwahoze ari mwarimu Venuste Somana, ubushinjacyaha bwo bwavuze ko uyu Venuste Somana yahuriye na Mugabo Fidele mu gusambanya uriya munyeshuri. Ubushinjacyaha bukavuga ko Venuste we ubwe yasohokanaga uriya munyeshuri mu marogi i Huye mu bihe bitandukanye bagasambana. Ubushinjacyaha bwavuze kuri Venuste Somana nuko yamaranye n'uriya munyeshuri mu nzu y'iminsi ine basambana. Uhagarariye ubushinjacyaha icyo gihe yagize ati uyu wari mwarimu Venuste yakana gute ko atasambanyije uriya munyeshuri bararanye iminsi ine mu nzu, yari mushiki we? Ni ikiremba se? Muri iyo minsi yarisiramuje? Ubushinjacyaha bukemeza ko uwari mwarimu Venuste akimara kumenya ko uwari umunyeshuri yasamye ubwoba bwamwishe, ariko kumuzana mu nzu yari acumbitsemo cyangwa se geto kugira ngo iyo nda ivanwemo nk'uko byarangiye bigenze, ariko byari mu rwego rwo kwirengera anarengera inshuti ye Mugabo. Uhagarariye ubushinjacyaha ati inzego z'iperereza zanasanze uwo munyeshuri arembeye mu nzu kwa Venuste yari acumbitsemo. Ibyo ubushinjacyaha buvuga ko Venuste yasambanyaga uriya munyeshuri bwanabishingiraga ku buhamya bwa bamwe mu bakoranaga na Venuste Somana. Ubushinjacyaha bwasabaga ko ari uwahoze ari perefe de discipline Mugabo Fidele n'uwari mwarimu witwa Venuste Somana bahamwa n'ibyo baregwa maze bagakatirwa igifungo cy'imyaka 25. Fidele Mugabo yireguraga ibyaha byose yabihirikiye kuri mugenzi we bari bafunganwe Venuste Somana. Mugabo akavuga ko afunzwe azira ibyo yise amaherere n'akagambane kabo bari bafunganwe barimo Venuste Somana. Mugabo yemezaga ko atarakwiye gufungwa kuko uwo munyeshuri yanasanzwe mu nzu ya Venuste Somana, bityo we atarakwiye kubiryozwa. Yagize ati ubushinjacyaha na Venuste bavuga ko uwo munyeshuri yari kwa Venuste ari gukurirwamo inda yajya kugira ngo Venuste yarindaga anyitangire ni Yesu witangiye abantu. Mugabo yakomeje agira ati ariko ubundi ndinda gusohokana umunyeshuri nariraga, nari narabuze abo nsohokana nabo. Urukiko rwabajije niba koko ibyo biganiro ubushinjacyaha bwavuze yagiranaga n'uriya munyeshuri kuri Facebook byarabaye. Mugabo Fidele nawe mu gusubiza agira ati yego ni ibyanjye. Urukiko rwongeye kubaza Mugabo ngo ni gute perefe de discipline agirana ibiganiro nk'ibyo n'umunyeshuri arira. Mugabo Fidele nawe mu gusubiza ati murakoze nyakubahwa perezidante w'uburanisha, ngirana ibiganiro n'umunyeshuri numvaga ari ibintu bisanzwe, niba ari byo nzabihanirwe kuko naganiriye n'umunyeshuri aho guhanirwa ko namusambanyije ndetse nkanamukuriramo inda. Fidele Mugabo yasabaga urukiko ko yagirwa umwere agafungurwa dore ko yaramaze igihe afunzwe kirenga umwaka.
uwahoze ari umwarimu Venuste Sibomana we mu miburanire ye yemeye ko uwo munyeshuri yari mu nzu iwe igihe yarimo akuramo inda. Venuste nawe adaciye ku ruhande yemeza ko iyo nda y'uwo munyeshuri yari iya Mugabo Fidele kandi kumuzana muri iyo nzu ye byari ugufasha Mugabo. Venuste ati niba ari uko Mugabo yari kavukire muri kariya gace, Mugabo yari atinyitse haba mu kigo no hanze yacyo. Venuste ntiyemeye ko yigeze gusambana n'uriya munyeshuri. Venuste kandi ashingiye ko yemeye uwo munyeshuri kaza gukuriramo inda mu nzu yakodeshaga, yasabaga ko yahanishwa igihano cy'amezi 6 gisubitse. Urukiko rushingiye ko uwari Perefe de Discipline Mugabo Fidele ndetse n'uwari mwarimu Venuste Sibomana batapimwe ndetse n'uwo munyeshuri byibura ngo hamenyekane uwamuteye inda muri aba, urukiko rugasanga aba bombi batahamwa n'icyaha cyo gusambanya uriya munyeshuri w'imyaka 21 bitwaje ububasha bari bamufiteho kuko baramwigishaga, kuko ikimenyetso cy'imvugo z'abatangabuhamya kidahagije mu gihe kidafite ikindi kimenyetso zishyigikira. Urukiko kandi rugasanga kuba Venuste Sibomana yaratije inzu uriya munyeshuri akajya kuyikuriramo inda byo akwiye kubiryozwa agakatirwa igifungo cy'umwaka umwe, naho Fidele Mugabo akagirwa umwere. Hashingiwe ko Venuste Sibomana yari amaze igihe kirenga umwaka afungiye mu igororero rya Muhanga, yahise afungurwa kimwe na Fidele Mugabo wari ufungiye mu igororero rya Muhanga nawe yahise afungurwa kuko yagizwe umwere. Iyi dosiye yatangiye mu mwaka wa 2023 irimo abantu 5 harimo abarimu 4 n'umukozi wo mu kabari umwe. Abo barimu ni Mugisha Victor, Aduhire Thierry bafunzwe bakaza kurekurwa. Bombi uruhare rwabo bavugaga ko bari basuye mugenzi wabo mu rugo Venuste Sibomana batazi ibyateguwe, barimo kandi umukozi wa kamwe mu tubari tw'i Nyanza watawe muri yombi bikeka ko iriya miti yo gukuramo inda ari we wayakiriye. Gusa uwo mukozi wo mu kabari wanafunguwe mbere y'abandi yiregura, yavuze ko iyo miti kuyakira yabisabwe na Perefe de Discipline Mugabo Fidele kuko yari asanzwe ari umukiriya wabo, maze uriya mukozi akakira envelope atazi kirimo ibyo Mugabo we yaburanaga abitera utwatsi k'ibyo atabizi. Hakaba amakuru ko iyo nimero ya telefoni yavuganaga n'uriya mukozi itari mu mazina ya Fidele Mugabo. Ntiharamenyekana niba ubushinjacyaha buzajurira iki cyemezo nubwo bufitiye uburenganzira. Reka tujye kuri ino nkuru. RIB yasabye abantu kwitwararika cyangwa bagasoreza umwaka mu buroko. Mu minsi isoza umwaka hatangirwa undi, usanga abantu bishimiye ibirori, barya banywa bakishimisha mu buryo butandukanye, ariko hakaba abakorera ibyaha muri uko kwishimisha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko rutabujije abantu kwishimira ko basoje umwaka bakaninjira mu wundi amahoro, ariko bagomba kwirinda ibyaha byatuma bawusoreza muri gereza. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry kuri uyu wa 31 Ukuboza 2024 yavuze ko inzego z'umutekano ziri maso kandi zitazihanganira ibyaha ibyo ari byo byose, ngo nuko hari iminsi mikuru bityo abantu bagomba kwitwararika badasoreza cyangwa ngo batangirire umwaka mushya mu buroko. Ati wishime udakora icyaha, wirinde ibintu byose bishobora kukuganisha kurangiza umwaka uri mu gihome cyangwa kuwutangira ukurikiranwaho ibyaha witaba inzego. Dr Murangira Thierry yagaragaje ko abantu bagomba kwishima ariko banubahiriza amategeko, ariko asaba abantu bakodesha inzu kwirinda kuyakodesha abana cyangwa urubyiruko ngo rukoreremo ibirori cyangwa se house party mu rurimi rw'icyongereza, kuko ari byo bagusha mu byaha. Ati abakodesha inzu mwirinde gukodesha abana, urubyiruko ngo bagiye muri house party, kuko amakuru dufite nuko bahakorera ibyaha byinshi: kunywa ibiyobyabwenge, gusambanya abana, kubaha ibisindisha, kubasambanya ku gahato, kurwana, ubujura no kubuza abantu umutekano. Dr Murangira yaboneyeho gusaba ababyeyi gukurikirana abana babo muri ibi bihe by'iminsi mikuru, bakamenya aho basoreza umwaka mu rwego rwo kubarinda uko bishora mu byaha.
uretse RIB n'izindi nzego z'umutekano zirimo na polisi y'u Rwanda zisaba abantu kwitwararika mu minsi mikuru isoza umwaka birinda ibisindisha n'ibindi bikorwa by'urugomo byabashora mu byaha.